The Zoom TV 24. Nitwa Damour Selemani nkaba n'umukinnyi w'amafilime mu Rwanda. Yes. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro 25 kuri weho bwa mbere kwibuka bivuze iki nk'umuntu w'umuhanzi kandi wabaye mu gihugu cy'u Rwanda cyabaye mu mateka mabi. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ni inshingano za buri munyarwanda wese kubera ko ni ibintu byakoze ku mutima buri munyarwanda, ni ibintu by'amahano yabaye mu Rwanda, na amateka mabi twagize dashobora kuzapfa twibagiye mu mitima yacu, yewe no mu bana bacu bazavuka ibyo numva batagomba kubivuga, ariko turi guharanira kwigira kwiyubaka, nicyo kintu dushize imbere ubu ngubu. Nkawe nka Damour cyangwa tuvuge nka nk'umuhanzi nyarwanda, ni umusanzu wanyu nuwe kugira ngo ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi bitazongera kuba ukundi? Umusanzu wacu nk'urubyiruko cyambere cyo nuko tazongera kujya mu by'amacakubiri cyangwa se kubishishikariza urubyiruko, kubera ko urana urubyiruko ni rwagize uruhare muri jenoside cyane kurenza n'abantu bakuru bari ariko urubyiruko nirwo rwari rufite imbaraga nyinshi kurenza n'abantu bandi bari ku cyo gihe. Ubu rero nanone urubyiruko nizo mbaraga z'u Rwanda rw'ejo, nizo mbaraga ubu ngubu dufite. Ikintu nashishikariza urubyiruko nuko rwakura ruri mu Rwanda rwiza kandi rwakurira mu mahoro, rukura nta macakubiri, nta ngengabitekerezo jenoside, nta vangura ry'amoko, ibintu mbese bishobora gutanya abanyarwanda byose tukabirandurana burundu n'imbaraga zose zishoboka. Jenoside yabaye mu Rwanda imyaka 25 irashize, ariko igihugu cy'u Rwanda cyabashije kwiyubaka ku buryo bugaragarira isi yose. Ese mwebwe mubona uruhare rwanyu nk'abahanzi rundi rwo gukomeza kucyubaka ari uruhe kugira ngo igihugu cy'u Rwanda iterambere rigezeho ubu binyuze nda mu bihangano umuntu akora gikomeze yitere imbere? Urabona abahanzi n'ubundi buhanzi bwagize uruhare muri gukora jenoside, abahanzi b'indirimbo, abahanzi b'amakinamico, abahanzi muri rusange, ubuhanzi nabwo bwashishikarije abantu gukora jenoside. Yego ntago ari abahanzi bose kuko hari abahanzi cyo gihe bariho kandi batishe mu bintu bya jenoside cyangwa se batabishishikarije abantu cyangwa babikore, ariko hari abahanzi benshi bijanditse mu bwicanyi bashishikariza abantu gukora ubwicanyi, bashishikariza abantu urwango, bashishikariza abantu ibintu bibi byose byabayeho. Abahanzi bagize mu ruhare, abo turabagaya kandi bakoze ibintu bibi. Twebwe nk'abahanzi b'iki gihe tugomba gukora ibintu bitandukanye n'iby'abahanzi babi bakoze, tugakora ibintu bifasha urubyiruko, bifasha abanyarwanda, birimo indangagaciro na kirazira biranga umunyarwanda, ibintu byose byubaka amahoro, ibintu mbese ibintu bidahambira amacakubiri, bidahambira urwango mu bantu. Nka Damour, umukinnyi wa filime urangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside yabari ni muntu ki mufata uti? Umukinnyi warangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside ahubwo nta nubwo nakumva ko yakabaye natubamo, kuko ibyo bintu ntabwo ari byiza, kuko ni ibintu bibi cyane. Biramutse binabayeho ku muntu ngo nzi neza ko yanahenirwa n'amategeko, kuko hari amategeko ari habihana, kuko ubu ngubu mu Rwanda, u Rwanda turimo ubu ngubu ni u Rwanda rw'abanyarwanda, ntabwo ari u Rwanda rw'ubwoko runaka, ntabwo ari u Rwanda rwo kuvuga ngo wowe nguri iki. Ubu ngubu nta muntu ushobora gucana ngo nk'urugero nk'abana bari mu myaka mitoya nko muri za primaire, muri za materineri, ntabwo bazi n'ubwoko bwabo, ntabwo bamubwira ngo wowe ngo ufite ubuhe bwoko, ngo akubwire ngo ubwoko bwawe ni ubu. Azi ko ari umunyarwanda, kuko nibyo dushaka, nabyo byiza, nabyo bigomba kuturanga nk'abanyarwanda. Ibintu rero byo kera byo bashyiragamo abantu amacakubiri, ngo wowe ngo uri umutwa, ngo wowe ngo uri umuhutu, ngo wowe uri umututsi, ibyo bintu rwose dushaka ko biranduka burundu bikavaho, tukaba abanyarwanda, tukaba umwe, tukaba umuntu umwe. Wenda dusoza, u Rwanda mwifuza ni u Rwanda rumeze ute nk'abahanzi? U Rwanda rwifuza, u Rwanda rumeze nka paradizo, tukajya nimba warabonaga muri Bibiliya ko byari bimeze, abantu babagaho mu mahoro gusa, nta kindi, babaho mu munezero, nta bantu baba bafite ibintu byose, umuntu arya neza, abaho neza, atembera neza, aryama neza, yivuza, mbese ibintu byose by'iterambere bibaho ku buzima bwa muntu. Ni u Rwanda twifuza, ku buryo nta muntu n'umwe uzagira ikintu yifuza ngo akibure hano mu Rwanda, kandi ibyo byose turabigera kubera ko hari umutekano urya n'ishingiro byose. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi.